Shase mwuzukuru wa Ngunda bavuze. Njye bundi kera banyitaga Ngunda Rutaminsi. Rutamiza abiri. Sorodoro Nyarudigi. Nginyoni yari dunze ngiri mu giti ngibwira mukanyonga n'amakurata ngariko na bya bintu ndabikoraho dunda ariko na bya bintu ndabikoraho dunda. Inzoka ukayirya kandi mu muco nyarwanda ntago byemewe. Oya barabeshya kiriziya kwe kirazira. Inzoka buriya ni inyamiryo uzarebe buriya uzayirebe nk'ahiri wenda yaba imodoka yayigonze cyangwa umuntu yayishe uzarebe mu nda yayo bimeze amaho yayo abameze nk'ayifi. Rayita hamwe na P1 uyu munsi nanone twabazaniye umutumirwa muramubona arakeye kuva hasi kugera hejuru hose ameze fresh ntago twe tumuherutse ariko nonge namubazaniye uyu munsi rero ndakeka uyu munsi aratubwira no story bwatubwire noneho ni atari Jama bikwaye. Yes, netwa ugiye kera Toneste. Ugiye kera Toneste. Toneste noneho ayo marinette wambaye wavanye hera. Ayo marinette arahenze nayatumije mu Burayi. Mu Burayi? Yes. Kuva ryarira? Kuva 2011. 2011? Bivuze ngo aya marinette yawe amaze imyaka igera kuri ngahera? Kuri 12. Yes. 12 yose. 12 yose. Ako uyu munsi ndarawagamita kabisa wallahi noneho ntago uri nta vibe sinzi impamvu noneho uyu munsi udafite vibe ntago byagenze neza uyu munsi. Oya neza biragenda cyane. Hari igihe kigera umuntu akishyiramo umutuzo iyo yumva nezerewe. Iyo wumva udatuje nicyo gihe kigera ukajagarara. Ako uyu munsi uratuje? Uyu munsi ndatuje ndanezerewe cyane. Aha bakunzi ba F1 Rwa TV cyangwa badukurikiye hirya no hino ku isi mu mpande enye z'isi zose turagira ngo tubabwire ngo uyu munsi ni umunsi w'agatangaza ni umunsi mwiza uyu mugabo agiye kutubwira byinshi ku mateka kuva za 2000 kugeza today. Tubabwira rero ngo mukore subscribe mukore share comment kugira ngo dukomeze tubane namwe ibihe byose. Tubabwira ngo inyuma ya kamera tukumwe n'umukobwa uri kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru bamwita Naomi ndetse no bita Sam no bita Janine. Ndakeka uyu munsi ni vibe za danger ariko kuri set tukaba turi kumwe n'umuntu bita Toneste. Ubundi tugiye guhera neza ku mateka yawe mu 2000 uratubwira neza uburyo kibari bakuzimo iyo twavugaga mu mwaka wa 2000 twavugaga Toneste bari bakuzi nka muntu ki mu kuntu bari banzi mu 2000 bari banzi ku izina rya ugiye kera riza kuvaho hajyaho kimukope bitewe n'igihe cyageze cy'inzara yo mu 2000 nza gushaka uburyo ngomba kubaho muri ubwo buzima mbona buragoye nza guhimba indirimbo nkajya ngenda ndirimba ahantu hose bakangaburira nibyo byabashije kumbeshaho mbasha gukura. Abenshi rero banzi ku izina rya kimukope izina rya ugiye kera ntago barizi neza. Umaje guhimba indirimbo numvishe ngo hari n'abahanzi bigeze guhita bazikoresha cyane kubera ko icyo gihe zaje ziri hit mu makaritsa yagiye atandukanye dore kutabaga mu kare ka Rwamagana gusa watemberaga no mu yindi miji. Iyo ndirimbo ngo bigeze kuyigushishura barayikora. Indirimbo barayishishuye. Indirimbo bayitaga inyoni yari idunze. Iriya ndirimbo nayihimbye 2001 ku itariki 3 z'ukwa mbere 2001. Iyo ndirimbo nibwo nayihimbye. Icyo gihe ndabyibuka nari mvuye kurya ahantu umuceri haraka tereme twagiraga ko kuvumba iwari. Nari mvuye kurya iwari ahantu ku muswayire bitaga Dorofu. Haji Dorofu nari maze kukubita ikintu bitaga iwari bya sana. Iyo ndirimbo nyihimba maze kurya iwari.
ngo hari hadutse n'umunyamakuru bitaga Mukanyonga, icyo gihe ndakeka aribwo yari ahitinze, aribwo wanamushyiraga muri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo rero nayihimbye maze kurya umuceri, numva Mukanyonga agiyemo byaba byiza nshyiramo Mukanyonga, nshyiramo Makurata, ariko uwaje kunshishura ibyaze kumunanira igitero kindi cya nyuma cyaramunaniye ashyiramo ngo mbabarira, ako kantu konyine. Mbere yuko wenda abanyarwanda bashobora kuvuga ati uyu muntu aze guhirika, ako burasi King James wayiririmbye ndirimbo ra MC Mande niwe wahise uyiririmba. Bashobora kuvuga ati uje kumuhirika cyangwa se uje kumwitirira igihangano cye. Wenda hari benshi bashobora kumva nk'indirimbo umuntu akaza akayumva bitewe n'uko umuntu adafite ubushobozi bwo kuba yayikora cyangwa se yayikoresha, undi agahita ayikoresha. Ni iki watubwira ko iyo ndirimbo noneho vibe se cyangwa se melody iyo ndirimbo yawe yari ifite bitandukanye na melody y'uwo muhanzi wayiririmbye? Uwo muhanzi wayiririmbye aho bitandukaniye, njyewe hari aho nashyiragamo ngo inyoni ayikubise ibuye rya mbere ayikubita irya kabiri, ahushwa ibaba, ateye irya gatatu ayica umutwe, aho ngaho niho yashyizemo ashyiramo mbabarira. Iyo ndirimbo buswazi siri hose nta hantu batayizi. Iyo ndirimbo niho hose bayizi, niyo yajya mu Barabu hose umwarabu yamubwira ati ndamuzi kimukope. Iyo ndirimbo niyi. Watunyurizaho gatoya niyo wayiririmba yose tukumva? Nginyoni yaridunze ngiri mu giti, ngibwira Mukanyonga n'Amakurata, ariko na bya bintu ndabikoraho dunda, ariko na bya bintu ndabikoraho dunda. Ako konyine kaba kabaye buriya. Icyo gitero cya gatatu wari utubwiye uwakiririmbye cyo ntago kibuka kukibuka, kurumva nta muntu wibagirwa umwuga we. Burya kirazira gukora, burya kirazira kumanika igiti utazamanura. Ni ikintu kiba kigoye buriya. Igitero cyavugaga gite rero cyo? Icyo gitero cyaravugaga ngo ngateye ibuye rya mbere ahushwa ibaba, ngateye irya kabiri ayica umutwe, ngateye irya gatatu ayica umutwe bambe. Ako kantu konyine. Burya rero hari igihe umuntu ashobora gufatirana impano y'abandi akaba arayijyanye. Reka twigaruke noneho ku buzima bwawe buswahilini, barakumenye, ubuzima butangira gukakarana. Ndibuka muri icyo gihe byanze bikunze utubwiye byari mu gihe cy'inzara. Uratubwira noneho uburyo ubuzima bwatangiye, imibereho yawe uko yari ibayeho cyangwa se mu rugo uko byari bimeze, no kugira ngo ujye gufata iryo zina ryose, imibereho cyangwa se ubuzima bukakaye wari waciyemo. Ubuzima nahuye nabwo bugoranye cyane ubwo papa yitabaga Imana. Mbere ubwo yitabaga Imana mu 1994, navuye iwacu bwitaho twari dutuye Rwinkwavu, tuza kuvayo tuza Rwamagana, twahaje muri 1995 muri Rwamagana. Papa ubwo mama yaje gushaka abandi bagabo, njyewe ubwanjye najyaga najya kuvoma naza mu rugo bakankubita bakanyima ibyo kurya, nkarara mu gasozi, nkarara mu mihanda, kugeza ubwo naje kwibera umwana w'umuhanda. Nza gutekereje icyambeshaho, numva mbashije guhimba indirimbo najya mbasha kubona uko mbaho, nibwo buzima nabashije guhura nabwo mbasha kubaho. Nkajya ngenda ndirimba bakangaburira, aho ngeze bakangaburira, nkabona ndaramutse, ejo nkongera nza kugera ubwo nza kujya mu mujyi, nangira kubana n'abandi bana abo mbona bameze nka muri bari mu kigero cyanjye, tukajya twikorera imizigo, tukagira igihe noneho tuza gukora igihe cyo kuvuga ati tugomba kurya. Ubuto bwari butaraza mu Rwanda, Tanzania niyo bwavaga buza mu magerene, tuza kujya dufata ikigereni cyavuyemo ubuto tukagitekamo, tukajya tugenda noneho dufite imurumuru, ugafata imurumuru ukayityaza ukazirika ku giti,
wamara kuzirika ku giti ubundi ya murumuru ukayifata iriho ku giti ukagenda wanyura ku gitaro cy'ibijumba ugacisha mu kwaha ugahita ukubita gutyo ukazamuraho ikijumba ugahita utwara kuri ya murumuru ukagenda ukajya guteka mu ntuza mu igereni ubuzima nza kugenda gake gake nzamuka mbona ubuzima mbuvuyemo bukakaza ari nako iminsi igenda ihinduka igenda yicuma nibwo ubuzima bw'amateka buragoye cyane. Ari benshi bavugaga ati ngenda byibuka ko hari abajya bavuga ati hari umutipe bita ugiye kera kimukopa aririmba ukamuhereza ipura cyangwa ukamuhereza igiceri bitewe n'igihari, ariko cyane cyane ngo yakoreraga ipura. Ugiye kera ngo ari mu bantu bariye inzoka. Buriya inzoka ni inyama iryoha cyane, niyo nayibona sinayireka. Niwanjye barabizi ko niyo nayibonye rwose bagomba kuyikaranga nkayirya. Inzoka ukayirya kandi mu muco nyarwanda ntabwo byemewe. Oya barabeshya, kiriziya yakwiye kirazira. Inzoka buriya ni inyama iryoha, uzarebe buriya uzayirebe nk'ahiri wenda yaba imodoka yayigonze cyangwa umuntu yayishe, uzarebe mu nda yayo bimeze amaho yayo aba ameze nk'ay'ifi, bimeze nk'ifi neza neza, bifite umuhore uteye ubwoba. Tuvuye ku nzoka, hari inyamaswa tubwira we nibura wariye, twe tuzifata nk'inyamaswa cyangwa se udukoko tutaribwa dusanzwe turibwa n'abantu mu muco nyarwanda. Ni izihe zindi nyamaswa wariye wavuga ati izi nyamaswa naziriye, yaba kubw'imibereho mibi cyangwa se kubw'uko numva ziryoshye? Byose bwari kubw'imibereho mibi. Buriya nanone nabwo buriya iyo uriye ikintu ntikikugireho ingaruka kiba kiryoshye ko n'icyaba kibishye. Ikintu cyose nk'uko uri umumetizi yikongore ati inyama ni inyama. Inyama ni inyama. Inyama yose ni inyama. Izo wariye ni izihe rero? Twajyaga dufata itapita. Nta mwana w'umusore buriya ukura udanyuze muri ubwo buzima, iyo atangiye kuvuga ngo akurikiye abandi mu gakundi k'abandi, mu rugomo rw'abandi, ugafata itapita ukarasa nk'imisure. Twafataga nk'imisure, warasa nk'imisure nk'itanu ukayikoramo isosi. Icyo gihe waguraga nk'ikiro rwose cy'ubugari ubundi ukarya ukumva uranezerewe. Usibye imisure, wowe uratubwira amazina y'inyama wariye? Nta kibazo. Ikintu nakuyeho akarizo kayo k'inyuma, nkuraho n'agatwe, akandi kose ndakaranga mbona biragiye. Nta kibazo. Wumva nta kibazo bigutwaye? Oya, nta kibazo byantwaye ntacyo, kuko iyo biza kugeraho ikibazo n'izi saha simba nyiyirya, ariko n'ubu ndarya. Nyuma y'ubwo buzima mu mwaka w'2000 umaje kurenga, dore ko hari inzara ya rukinga umwe, babiri ho ntago ya rukinga batanu, dore umwe ntago byari gushoboka bitewe n'inzara yari ihari. Umajije gukura aho ngaho, umaje gufatira iryo zina, imibereho yakomeje kugenda ite? Nyuma yabwo maze gukura, kubera ukuntu nakundaga kurya umuceri, bwiraga ndiye nko mu ngo nka 40, numva narahaga, numva inzara ikiri yose. Nza kumva ngo hari amarushanwa akunda kuba muri Kigali yo kurya. Ndagenda njya Kigali, ari ubwa mbere ngezeyo icyo gihe. Ndagenda ndayoboza, mbona nguye kuri stade Amahoro, nsanga hariyo umukinnyi numva mu bita Temarigwe, afite abanyeshuri 6. Nibwo twaje gukina, turakina muri abo banyeshuri, nanjye barampamagara, nza guhangana n'abo banyeshuri b'uwo mwarimu. Ubwo turahangana, icyo gihe badutegera ibiro 4 by'umuceri, badutegera ibiro 2 by'inyama n'ikiro cy'ibishyimbo, badutegera n'amagi 30 na fanta 2 n'iseri ry'imineke. Icyo gihe ndabyibuka, narariye wa muceri ndawumara, kubera ukuntu nakundaga umuceri. Bya biro 4 by'umuceri mba ndabimaze. Ibiro 2 nahereye ku biro 2 by'inyama, kuko burya inyama iraryoha cyane. Bya biro 2 by'inyama mba ndabimaze, maze kubimara mpita nataka umuceri, mpita nataka ibishyimbo, mba mfashe fanta ndanywa, maze kunywa. Ariko buriya hari akantu k'ibanga, buriya
abantu batajya bamenya buriya nari nagendanye akantu bita indimu mu mufuka buriya nibanga mpita nkakamurira mu kanwa ibyo mu nda byose ubwo byahise bicikagurika bimaze gucikagurika ndangije mpita nataka cya kiro cy'ibishyimbo mba ndakiriye maze kukirya nsukayo na za fanta ebyiri na ya magi mba ndayariye n'ibishishwa mba maze kubimara mpita nataka iseri ry'imineke ya seri ry'imineke nananiwe n'imineke 3 yonyine ibindi byose ubwo byose nari nabimaze umunyeshuri wa temari rw'ikintu yansindishije nuko yasigaye yicaye nge nkahaguruka mbere ye ariko nari namurushije ibindi byose we yarabisize nuko nasigaye nahagurutse mbere ye bivuze ngo wari ibiro 4 by'umuceri urya ibiro 2 by'inyama ntago byumvikana n'amagi 30 ayi nka data sewe mwuzukuru wa ngunda bavuze njyewe ubundi kera banyitaga ngunda rutaminsi rutamiza 2 sorodoro nyarudigi sorodoro nyarudigi mwashyizeho wakwise sorodoro nyarudigi ni ukubera ko nagiraga inda nini cyane ako wamugaye nanjye nkuzi ugira inda nini yagiye he ni nko kuvuga ngo byaranze yandibye ndiho kwa gake kubera kubura bijyamo aho kuranyibukije kera bakwitaga ngo kadahokwa hoya mukuru wanjye niwe baje kwita kadahokwa vubo njyewe nitwaga sorodoro nyarudigi sorodoro nyarudigi na kadahokwa umuryango w'abana 2 wari umuryango w'abantu bazi kurya cyane buriya twebwe turabuzukuru ba nyiramajangwe wari umuryango uzi kurya cyane garafurere yakundaga nawe birya ariko byari gake we nubwo yabashaga ibiro 2 bya kawunga gusa byari gake nyuma yuko umajije kujya muri ayo marushanwa ubuzima bwaje gukomeza uhita winjira mu bintu bijyanye n'amasiganwa y'amaguru maybe naje kugira ikibazo cyo kutamenya gusoma no kwandika kubera ubuzima nanyuzemo nekereza kwiga njya gutangiza muri umuna wanjye nkurikira bwa 4 nibwo natekereje mbaza abarimu ariko se nk'umuntu ashaka kwiga ari mukuru byashoboka umwarimu arambwira ati byashoboka munyandike nshaka kwiga baranyandika mpita nangira P1 ako kantu nahise numva umwana wo muri sogondera avuze ngo P1 nekereza P1 ni igiki umwana ahita ambwira ngo P1 ni mu wa mbere ako kantu gahita kanaha mu bwonko neza numva ko nanjye ngiye P1 ku myaka yawe ku myaka yanjye 22 ndajya muri P1 mba nangiye kwiga njya kugura ikayi n'ikaramu nangira kujya nandika ariko akantu kajyaga kanshanga mwarimu yajyaga mfata akaboko akambwira ngo ni nandi kururo mwandika ururove ako kantu kajyaga kanshanga cyane urwo rukakunanira ahubwo mwandika mwarimu nkamubwira ngo ururove wese ko kiwandikaga ururove warushatse kuvuga iki ururove se ururove nashakaga kuvuga ko nezerewe kuko ururose nduzi ukandika ururove nicyo cyatumaga nandika ururove ariko nabwo ntabwo wari urusobanukiwe ntabwo nari ndusobanukiwe narwo aha nyuma y'iyo myaka uyu munsi kuri ubwo buzima bwose waciyemo uza kwitwa umugabo aha tukiri aho ngaho twari dusimbutse gatoya banza utubwire utwinjize neza uburyo watangiye kujya mu ikipe y'akarere isiganwa n'amaguru ubwo mu karere haje kuza amasiganwa yo kwiruka 2013 baza bafata abanyeshuri buri mu kigo abanyeshuri 12 arangije baza mu kigo kuri Predestan aho nigaga barangije bahageze
baza bafata abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu, baraza baravuga ati ugiye kera nubwo yiga mu wa gatatu ntibabimenya ko ari uwo mu wa gatatu, reka tumutware nawe nko mu bantu bakuze, kuko nari inkuze, nari mfite imyaka 23. Mba ndagiye njya gukina, ngiye abo twajyanye batinya kwiruka. Icyo gihe twajyaga ku Gitaliyani, twacaga mu Kigabiro ku kabayi gahari, tukamanuka ku badive, tukahita tumanuka ku Bageni, tugakata ku muhanda wo ku Bageni tugana aho bita mu mudugudu, tukamanuka mu ifamu kwa Bamudesta, tukajya ku Gitaliyani mu Bwiza. Icyo gihe mu bantu 340 naje ndi wa gatandatu, nibwo akarere katangiye kugenda kambona nzamuka gutyo. Nangira kugenda njya gukina, bakajya bamamagara, nkajya gukora amarushanwa, bakadukoresha amarushanwa nkatsinda, nkagenda mbona amanota yo kuzamuka kugera ubwo ngiye ku rwego rw'intara. Nuko nazamutse. Ugeze ku rwego rw'intara, ni icyo wavuga ati mu mukino w'amaguru hari icyo ntakuye? Mu mukino w'amaguru ikintu nahakuye byinshi cyane. Nageze ku rwego rw'intara, rukajya runyohereza mu rwego rw'igihugu, nkajya guherekeza abakinnyi hanze, ntagerayo nkazana amafaranga, byagiye bimfasha. Ubu buzima nari ndimo sibwo nyirimo ubu. Umaze kujya muri ibyo ngibyo uravuga ati noneho ngiye kwitwa umugabo? Nibwo natekereje ndavuga ati kwitwa umugabo biraharanirwa, nanjye buriye wazigana data nanjye nazabona ngize nkagira urugo nkanjye nkabyara. Byari ikibazo kuko data ari njye yabyaye gusa, nkumva kubaho nafite umuryango ari ikibazo, kuko twari dufite barumuna banjye nitwumvikanaga kandi nitwari duhuje n'abakuru banjye nitwavuganaga, biba ngombwa ko nshaka umuryango. Nibwo natekereje ati se gushaka umuryango ni gute? Nza kugira ikibazo cyo kujya ngira ikibazo cyo gutereta umukobwa yambaza icyo nshaka nkamubwira ati ariko se wabyumvishije, tibyumve gutya ariko ko gushaka. Nza kumubwira ko mukunda, umukobwa arambwira ati bakundana gute? Ngo umukobwa ubundi umubwiye ko umukunda murajyana mukabana, hari ikindi se? Nta bundi. Umukobwa nibwo yaje kumbwira ati rero uzaza ubibwire mu rugo. Nibwo nagiye mu rugo, ngezeyo umukobwa kuva mbayeho niwe mukobwa yanyambukije amazi. Yakwambukije amazi ya he? Amazi yo mu Bugesera. Nambutse mu bwato ndagenda neza ndi mu kiyaga, nkajya ngenda afite ubwoba nkasuzumira ko nyuma yabwo nza kuvuga ati se ko nagiye mu ndege singira ikibazo ngendera mu kirere nkaba ngendera mu mazi kandi nzi koga, nkumva ari ikibazo. Nza gushikama nshira ubwoba, ndambuka ndagenda njya kwa data bukwe, ngezeyo baranyakira nibansuzugura, mbona umukobwa wabo baramumaye, nta kundi. Umaze kumuzana, niba atari ibanga mwabanyeho mute? Se ntabwo yajyaga akurikira amateka yakubayeho wenda ngo agire ikibazo, cyangwa se ngo mube mwabasha kuba mwatandukana? Mufitanye abana bangana iki niba atari ibanga? Bitari ibanga rero gutandukana ko byabayeho buriya, unazibana zidakomanya amahembe. Ngo niyo zitabyagiye ziratekera. Niyo zitabyagiye zirateka. Ni nko kuvuga ngo umugore naje kugira ikintu cyo gukunda, kubera ukuntu nakunda nagiraga apeti yo kurya cyane. Umugore naje kurya ibiro 4 by'umuceri, ndamubwira ati jya ungaburira ibiryo bihagije. Umugore agira ubwoba arataha. Nicyo kintu cyonyine byaje kugenda. None se wowe wari uzikangwa mu gihe no muri ya marushanwa ya Temarigwe? Rero uko kurya si ikibazo, ikibazo ni ukutamenya gukora. Wirangiye niba mbasha kuvuga ngo mfite amafaranga, nkagenda nkaba nagura umufuka w'umuceri, mba nzi n'igihe ngomba kuwurya. Shaka nawe urya iminsi ingahe? Umufuka w'umuceri nkurya iminsi 3 mu rugo.
tubeshye noneho. Ubwo se ugura ibiro bingahe? Ibiro shobora kugura umufuka ibiro 25, shobora kugura agafuka ka 15 bitewe n'ububasha ufite ako kanya. Aho kuguze iminsi 3 nawe ni waburi ngunda noneho rutamiza abiri. Oya nje ndi bon appétit. Ndi bon appétit. Umugore baragucitse. Ese yaje kugaruka ate? Umugore yageze iwabo bamukubita ikinyafu baramubwira ati nimba umugabo abasha kurya yabyihahiye ni gute tabasha utagenda ngo umwegere. Umugore aragaruka ambwira ko atazongera gusubira iwabo. Nuko umugore turabyara ubu dufite kobwa na hungu. Ufite abana babiri. Ese abana babiri bawe ntago baba barakurikije mu bijyanye n'imirire cyangwa bakurikije nyine? Abana banje mfite umuhungu umwe, umuhungu witwa Kereva yagesheje amezi 6 agira indazi rya desa n'igikombe cya mirongo cy'igikoma. Yajyaga ibiro 2 by'ibinyomoro mu minsi 2. Urebye ukuntu angana wagira ngo siwe kabisa. Urebye wajyana umwana wo mu rugo rufatika bimeze nabi kabisa. Kuko arakomeye hose naganyeganyega ntajegajega. Afite imyaka 4 n'amezi 8, ariruka ibirometero 3. Ugiye noneho urandangije burundu. Utambeshye ibyo bintu biriho uzatuma nkusura. Biri serious, uzansure mu rugo ni ruhande rwa Predestani. Hariya neza umanutse Buswahilini gatoya aho bita kwa Gatagorama. Hazwi ku izina ryo kwa Mohamed. Mva nzagusura ndebe uwo mwana koko araporeza fresh. Ararya cyane. Uzaze ubwo ngubwo niba arya noneho ndahangiye kubyumva noneho agafuka karibwa iminsi 3. Biri seriye rwose. Kanaribwa byo. Biri seriye rwose. Umwana wanjye arafungura rwose ni bon appétit. Icyo wamuha cyose ararya. Ntacyo atabasha kurya. Murasangira kuri ka gatungo ko hasi. Kariya se. Oya kariya ko rwose no kukabona nanjye ubwanjye mba numva nawe nagaha. Aha ngayo nguko rero birarenze. Bakunzi ba F1 TV nge numiwe. Aho umuntu agomba kuba afite apeti ya danje yaharya ibiro 4, umwana we akaba ageze ku rwego rwo kurya urawe ntarya nk'ibiro 2 cyane kimwe. Buriya urebye wasanga ageze nko mu kilo n'inusu buriya. Kilo n'inusu. Ni umuryango wibereyeho neza mu mahoro, ntawe bakura, ntawe biba, arikorera. Akazi kawe ka buri munsi nakaye? Akazi kanjye ka buri munsi buriya mu buzima busanzwe akazi kanjye ka buri munsi nkunda gukora nyonga igare. Ariko mu buzima busanzwe ndi umwatirete. Yes. Kagekera kuri no munsi none twaye turi kumwe n'umutumirwa wacu bamwita Ugekera Theoneste, akaba abarizwa mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro. Twari twamuzanye kuri F1 TV kugira ngo aho twaye twaragarukiye cumbukure ababwiye byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'isiganwa ry'amagare. Uyu munsi tukaba tugarukiye ahangaha, twari ibindi biganiro, hari n'indi mateka menshi afite, tuzagaruka tuyababwire cyangwa se ayatubwire muri rusange yatunyuriremo. Hari n'indi mpano nyinshi agiye afite, muri no minsi ngagiye gukina na filime. Filime ndimo ndayitegura, ahubwo banyitega abakunzi banjye, nshaka kubasohorera akantu kazabanezeza cyane. Okay, ubwo rero tubabwira ngo mutegereze yombi. Hari byinshi afite, impano nyinshi cyane, byinshi muzagenda mubibona, hari byinshi muzagenda mubona azagenda bagaragariza. Ariko kuno munsi ne twari tumufite nk'umutumirwa, kandi ndakeka mwanezerewe. Hari byinshi yagiye babwira, hari benshi bari bwavuga ati ntago ari byo, ariko that's true, ni ukuri. Kuko nge kugira ngo muzane
hari byinshi nari maje kumubonaho, hari n'amateka nari maje kumubaririzaho menshi agiye atandukanye. Ni umuntu wubatse ibigwi bigiye bitandukanye mu mpano zigiye zitandukanye, yaba kurya cyangwa se kwirukanka. Ari wa muntu wirukankaga agasiga imbwa mu gihe agiye guhiga. Aho ndakubeshye? Aho ngaho rwose twarirukankaga tukirukanka n'imbwa, nkabona iri bunange gufata urukwavu, nkabona iri burujye nkirukanka urukwavu nkarufata umurizo, imbwa nayisise. Ngayo nguko nge na ripi wanyu nakagaruka. Ciao ciao. Ifandwa TV Factory 1.